Rwanda ibasuzugura. Dufite umuperezida wanga abanyarwanda, wanga igihugu akanga n'abacyo. Mujya mubona abanyamahanga buzuye mu gihugu birirwa bakubita abanyarwanda. Nigeze kumva umunyamakuru umwe avuga cyangwa mu YouTube avuga ati turababaye, abanyamahanga bafite agaciro kuturusha muri iki gihugu, birirwa badukubita tugataka, ntihagire udutabara, twarega ntibagire icyo babatwara, ariko twebwe bo baturega, umunyarwanda agafungwa ngo yakoze ku munyamahanga, umunyarwanda akagirirwa nabi ngo yakoze ku munyamahanga. Ngubwo ubutegetsi dufite bwirirwa bukubita abaturage, inzara irabamaze, ntacyo bibabwiye. Sinzi niba mwabonye akavideo kasohotse kuri X kasohowe n'uwitwa Rugaba. Reka nguce mu ijambo cyangwa nkuzurizeho gatoya. Yego. Ati nawe numvise ko bavuze ngo wariyahuye. None benshi baravuga ngo bariyahuye, abandi ngo accident zitumvikana, abandi ngo bimanuye hejuru y'amazu, abandi ngo bishyize mu migozi. Wabivuga se ukabirangiza? Ati nawe numvise bavuga ngo wariyahuye, nk'uko nanjye wari Kizito Mihigo bavuze ngo nariyahuye kandi atari byo, babeshya. Aribo banize, aribo bantorutiye, ariko baravuga ngo nariyahuye. Bavandimwe mudukurikiye, reka mbasuhuze mbere ko twinjira mu kiganiro. Rwanda mushobora tikomera Madamu Tabita n'abakunzi ba Tabiji mwese ndabashuhuje. Hobe cyane Hirwa, hobe Hirwa ati hello Tabiji, ndagusuhuje cyane, ariko ndabizi ngo tuba muri time zone zimwe, ariko se ko ushyiraho 23h30 Paris time, ubundi wagiye wiyizira 23h. Buriya mba nkiri mu kazi muvandi, buriya se difference ni nini cyane Hirwa, minota 30 kameme. Wakwihangana. Ati ejo nizere kuzaza ku iteme cyangwa Madame Adeline azajya kuri Lettre Amiruho. Bref, ugira ikiganiro cyiza. Icyo wakoranye na Musonera Jonathan cyari perfection pe, ibiganiro byubaka zizaba nziza pe. Tuka merci beaucoup Hirwa. Ejo ndi ku iteme na Madamu Adeline Rwigara. Voilà, wenyine ntabwo turi kumwe na Theo azajya kuri Lettre Amiruho. Ubwo rero ejo ku iteme saa 9 z'iwanyu Hirwa, zaba ari kare, tuzabe turi kumwe. Ni ku iteme na Madamu Adeline Rwigara. Ubwo rero urumva ati twagiye rwose. Kavukire ku Muhima hobe cyane, ati komera muvandimwe Tabiji n'indabyo nyinshi, merci beaucoup. Kavukire ku Muhima ati turagutegereje ubu, twateye agatebe dutaramire umuvandimwe wacu Karasira yatujije kurira. Bye byarananiye Kavukire, ndicuza, reka ngire confession, byarananiye, nararize pe, byarangoye. Karasira ambabarire, ariko ikinshimishije nuko umuvandimwe Kizito Mihigo yamwakiriye. Rero reka tumutaramire. Kavukire ku Muhima, twese bavandimwe turi kumwe, kandi kwa kundi ngo baducyurira, ngo baraducyurira ngo aho kudiringa n'umuzima ni mu mwice, tuzadiringa n'umupfu. Biriya bigarasha bizavuga icyumweru kimwe bibiri bibe birarangiye. Guess what? Karasira tuzamuvuga, tuzavuga ihora habona, tumubishyuze uko bwije nuko bukeye, ntabwo tuzahagarara. Mwabicanye mwe mutumaze w'abantu. Milenzi, hobe cyane Milenzi ati hello Tabiji n'umutumirwa, ndabasuhuje, tugira ikiganiro cyiza. Merci beaucoup Milenzi, kandi mwese hobe cyane, karibu.
Karebambe ati hobe tabiji yambi Karebambe komera cyane. Kirimu ati turahari turabasuhuje yambi Kirimu nawe ndagushubuje. Vesto ufite amahoro ati amahoro izina ni ryo muntu. Kirimu ati toujours belle classe merci beaucoup. Yesu ni umwami ati hobe tabiji mwese nabahobeye ati kandi yavugiraga kavukire ku Muhima. Hirwa ati hello Anastasie hobe komera cyane. Anastasie baguhobeye cyane. Muramukize cyane hirwa yambi. Yakumvise ntabwo arajya kuryama. Nizere ko tubana umwanya muto. Bibi turukorere. Bibi sinari nguherutse nari ngukumbuye nawe. Ati hobe tabiji na Anastasie ufite ijwi nkunda. Wumvise Anastasie? Ngo ufite ijwi bakunda. Kudashima? Kidisa. Ngwiki? Ninde ubivuze? Ni Bibi turukorere. Kidisa. Bibi turukorere. Mashallah. Nakubise. Bibi turukorere. Kugira ngo arakoze cyane. Reka manurirwe igana. Yenda uranyumva. Bibi turukorere. Aravuze ngo ufite ijwi ryiza. Uti mashallah. Ngo mashallah. Okay. All right. Yaguhaye n'udutima twinshi. Ihirwe fruitful ati ndabasuhuje ndi hano koga. Kanicare numve. Uri koga? Aha, wagiye ku enjoy kabisa. Cyangwa simbyumvise neza. Ati ndi hano koga. Yenda wagiye kuri plage or something. I don't know, but whatever it is, uryoherwe. Ihirwe. Unscripted. Ati hayi tabita hobe cyane. Muvandimwe Fifi mwiza. Ati tabi ndagu. Fifi mwiza ntabwo urangije ariko ndabyibwiye. Kera tukiri muri sogonderi. Se burya twabaga turi muri sogonderi cyane everyday. Abantu abasore. Ugase ko mutabitinda. Umusore yaragukundaga. Urumva? Wenda agatinya kubikubwira. Mumbwire ko namwe byababayeho mw'abakobwa mwe. Agatinya kubikubwira akakwandikira kandi akagashyira mu ikayi. Gafata ikayi yawe agashyiramo. Ati ndagu ku da. Ubwo kwiyuzuriza gusa yabaga akubwira iki? Fifi mwiza nanjye ndagu da dushyireho udupwe. Kandi ndagushubuje cyane atariko nkunda Imana Mama Adeline komera impore. Atariko nkunda Imana Mama Adeline ndibaza asenga komera impore. Yes Fifi mwiza. Kabano hobe cyane. Ati uwo mudamu afite ijwi nanjye nkunda pe. Iritavuga umwe. Umvise? Kawaii. Ati kawaii. Ntutumeseka. Oya. Ni amakomplima shima. Urumva? Mushime kandi ijwi ryawe ngo bararikunda. Kabano ndamwishimiye cyane. Umva Kabano yakomeje. Ati narinzi ko ari jye jyenyine ukunda iryo jwi. Yo wakuyemo Ndabaga disi. Kandi Ndabaga nzi impamvu urimo umukuramo. Ndabaga nta kiza kwa Tabiji twaramubuze. Niyo mpamvu Ndabaga ntabwo ukiza ngo utubwire. Kandi turarangisha umuntu witwa Ravina Kiki. Ariko Ravina Kiki yagiye he vrema? Jean ari he? Jean ntaraza ngo tumubaze aho. Nta umuntu wamubaza ntajya mubura. Niyo ari mu gikari umenya musangayo. Inde? Ndaza kumukubwira mu gikari.
Ravina hari umuntu utashobora kumubura yari uzajya umubaza amakuru ye. uramubwira rero ubwo uhoraza amakuru ya mucuti wacu jewe maze iminsi namubona nizere ko ari amahoro antuka turamushuhuje aho ari hose nawe Wajya umubaza Jean Paul. Jean Paul ndabizi nta abari kwa Jean Paul noneho yaramutwaye burundu se ko yajyaga aza no kwa Tabiji rero uriya byagenze bite ntabwo mbizi ariko bavandimwe Kabano ati narinzi ko ari ryo jyenyine ukunda iryo jwi ubwo rero Kabano hari n'undi witwa Bibi Turukorere ubu yenda hari n'abandi nabo barabivuga ati Gasana Hamza ati muraho umva njye natahiye rimwe na Karasira ureke ababeshya nabonye byinshi gusa nakiriya kiroya cya Karasira cyari kibizi cyane Gasana 100% cyari kibizi kiriya ngo urumva uwo muntu yatashye yasohotse muri gereza ku munsi Karasira yari busohoke murabyumva. Nibyo akwandikije uretse nsubire uramenye message byumve neza muri aho umva njye natahiye yatahiye rimwe nawe njye natahiye rimwe na Karasira ureke ababeshyi nabonye byinshi gusa na kiriya kiroya cya Karasira cyari kibizi Gasana nawe yari muri gereza yego batahiye rimwe baba we nawe wampaye amakuru nyabona we reka nguhe nimero yanjye nizere ko aya mazina uri gukoresha atari ayawe ariko mukarwi reka nkubwire abantu bamaze gushirika ubwoba aya mabandi y'abicanyi amaze gutuma abantu bashirika ubwoba kubona wowe Anastasia wiyemeza ukajya gushyingura Karasira njyewe byanyeretse ko ubimbwiye uti njyewe nari mpibereye umbwira amakuru yabo naravuze mbabwire abanyarwanda bwabwoba babateye nshimira Imana ko hari abantu bamwebwe mumaze gushirika ubwoba banyarwanda nimushira ubwoba kuko izi ngegera nako izi ngetura z'abicanyi zimaze kubutumara cyane cyane ndavuga bari mu gihugu Gasana reka nguhe nimero yanjye ni +1 +1 2 2 6 2 4 6 8 3 8 6 please uzanyandikire kuri WhatsApp tuzavugane umbwire andi makuru arenzeho bari abicanyi mu kubashyira hanze harageze turaho twahereye wayisubiyemo subwara yumvise bambe reka nongere nyisubiremo okay beautiful arambwiye ati amazina sa yanjye banyica nimero yawe na phone yanjye ifite kuzima naza okay Gasana listen guteranya rimwe 2 2 6 2 4 6 8 3 8 6 please uzansange muri WhatsApp tuzavugana urakoze cyane Gasana komera ntabapfira gushira muvandimwe kandi kugera kure siko gupfa ababicanyi barashaka kutumaraho barashaka kumaraho abanyarwanda abandi babafungire muri kuriya kuzimu kwa mageragere babiciremo babahonderemo udufuni bamenyereye kwicisha abana b'abanyarwanda ariko barabeshya ntabapfira gushira nguyu Gasana umva message ya kabiri yakwandikiye ikindi kibabaje ambulance yamutwaye twasohotse mu gitondo yari hari ibyo nabonye n'icyumba cya dispensaire ya gereza bamwiciyemo hari ibyo yabonye byinshi urumva ko ambulance yahahoze yari kuva mu gitondo
none se Gasana ibyo batubwira ati aravuze ati ejo mubyeyi nzakuvugisha fone igiye kuzima Gasana tuzavugana byose kwa tabiji nzaza mbibabwire Gasana aracyari ahantu adashobora kuvuga birumvikana ariko tuzaganira birambuye byose nzaza mena umuceri sinzi hari ahantu yakubwiye sorry hari ahantu yakubwiye ngo nimero ntabwo yari azumvise neza niba bwari ubwa mbere niba ari ubwa kabiri imbere y'iyo mesaje ya gatatu guteranya reka nyandike hano komeza ubuganiriza abantu ubabwira iby'uriya mwavoka Gasana avuye gukora imyaka 8 y'ubusa imyaka 8 yo urabibona ko yashize muntu turababaye Gasana ngiyo +1 2 2 6 2 4 6 8 3 8 8 6 8 3 ngiyo ndayanditse aho hasi yandukure vuba please telefone yawe itarazima okay bavandimwe rero reka aho naringeze nahibagiwe reka dushimire subira haruguru kuko nta kuntu ushobora gutangira ikiganiro ndasuje Mathias Gwaneza ndakuvugiye reka nkomeze winteranja ariko nawe uraderanja cyane we ati mama Diane ndagukunda mama Diane aho uri hose wumva uyu muntu fifi mwiza aragukunda cyane abivuze kenshi ihirwe fruitful nashatse kwandika ngo ndi hano kwiga okay ari hano kwiga voilà ihirwe nabibonye urakoze cyane Anastasie Mathias Gwaneza hobe cyane ati ndakwikunda David ati hobe cyane wigira ishyari niribi cyane ndagusuhuje Mukarwimo wigira ishyari kandi umva nawe bavuze ko ufite akajwi keza kandi nta shyari nagize tujye twitonda Felix Macumi ati tabi umwanzi ukanga azangare pe yanga ibyiza I know Felix hobe cyane ndaguhobeye nawe umuntu wese umbwiye utuntu twiza numva muhobeye ariko nyine Mukarwimo akagira ishyari wigira ishyari ceceka no ntabwo ushobora kugira ishyari kuri uru rugamba gukunda ibifobagane byaje dore Steven yagarutse ariko uyu kuki ntamublotse kuki Steven ntamublotse mureka hicare nawe ahahe wasanga ari stresse mureke nibagende nta mwanya w'abantu dufite turababaye turi mu byacu turi mu gahinda Karasira wacu baramutwaye Kizito baramutwaye ihora habona twaramubuze kandi nawe baramwishe ndabizi neza ihora habona baramwishe ahubwo na mukuru wa Ryarimenge nawe buriya bamuriho c'est sûr mukuru wa ihora habona mwaramubonye wasiragiye arasiragira abaza mwene nyina ariko umubona tutananiwe aba bantu abo baduhereye abantu bacu barabamaze ngo tubone umwanya wa Steven baza kutubwira ngo Inkotanyi n'ubuzima nta soni oya ngo mubaha amafaranga bagakora ibigize ibyasha se ayo mafaranga ko ntawe urayamari mwamaye amafaranga niba kwihera amafaranga ku rugamba ntabwo turimo gukorera amafaranga mayidiya mujye mureka iyo myumvire ipfuye abantu bahagurukiye kwibohora mwebwe murarwana n'ukuri murarwana n'urumuri murarwana n'umucyo ntibikunda muraba umwijima ntibikunda mwaratsinzwe oya baratsinzwe vraiment ubu ni umwanya wo kuza muri ibi bintu kweri ngo Inkotanyi n'ubuzima zamaze abantu zibafunga zibica zibasenyera abantu barimo barangara mu gihugu cyabo amarira n'amarira inzara irabamaze inzara iranuma muri kiriya gihugu ariko abantu bakaza hano ngo Inkotanyi n'ubuzima nta soni oya ibi bintu nk'ibi biba biteye n'isesemi dayeri sesemi gusa n'indi ukiri muri iyi mikino yabo bagende
um, umva baba bantesheje n'umwanya waho nari ngeze. Aya ni amahano. Ati nanjye no, Mathias ati akunda kuba ari kwa Cheste Gahunde. Inde Mathias, ntabwo numvise uwo ari we. Lavina kikise yamaye yo yaratwanze disi twapfuye iki ntacyo yajya kwa Cheste ariko ntanagahaza kwa Chaste Gahunde. Aya ni amahano. Ati nanjye ndaje cishema akajambo kwa Tabiji. Ati urukundo ni rwubahwe mukomere mwese aba hano. Ku mutima aya ni amahano. I love you guys, thank you so much. Mathias ati Jean Paul yaramubuze nawe ari kumurangisha yamaye. Anastasie ngo na Jean Paul yaramubuze nawe aricara akamurangura. Ravina ari hano? Ko nizere ko Ravina ari hano. I don't know. No, ntawahari. Biterwa n'amasaha. Oya, yajyaga aza no kuri aya masaha kameme. Nizere ko ari amahoro gusa. Yewe nicyo nsaba Imana, nizere ko ari amahoro kuko tumaze turamubona muri ibi bihe ntiwamenya mwokagira Imana mwe twaratewe. Ravina turagukunda kandi turagukumbuye aho uri hose, nizere ko ari amahoro. Mathias gwa neza. Okay, atubwira ko Jean Paul nawe yamuze. Felicien bazatsinda. Ati nibyo afite ijwi ryumvikana neza. Wabyumvise ntongere kugira ishyari dore ama6 urayafite cyane. Felicien hobe cyane Gasana. Ati sayange. Okay, nayisomye. Stop lying. Atariko Karasira twafunze imyaka 5 ubwo twari guteza kumwica umunsi wo gusohoka umugabo yaguye. Najye kugeragera izina niryo muntu uraye ahubwo stop lying nyine ko suri murabeshya abandi. Africa Monitor ati no Tabita, you can't give your number like this. Do you trust that person? I don't mind. Africa Monitor yewe I do not mind. Telefone yanjye abazaza bamvugisha amangambure nzaba bloka, niko bimeze. Uyu muntu naza abeshya nzamumenya. Wagize ngo basigaye batubeshya se ntitubamenye? Ariko Africa Monitor reka mbabwire abanyarwanda twarahahamutse, byararangiye. Trust, ikintu cyitwa trust cyararangiye, kwizerana. Africa Monitor ndakumva 100%. Telefone yanjye ndayibahaye, bazagende bayikoresha icyo bashatse, n'ubundi bahora bayifite bari abicanyi. Urumva ibyo bazayikoresha nababwira iki? Nibashaka no gushyiramo Pegasus bazayishyiremo. Ibyanjye byose biba biri hano kuri YouTube, nta mabanga ngira. Nibashaka kumva amabanga yanjye bajye baza hano bayumve. Bazakura iki se muri telefone yanjye bagende. Gasana uzazumbeshya nzagufata ariko nizere kutabeshya. Ubuse yatubeshya anyway nzababwira. Hari n'abandi bajya bambeshya nkabafata, nimuhumure. Ntabwo mfite mbafata, nimubyumve muryo ngo ndi super woman. No, barambeshya nkabyemera, yo nkababara, hakaba bafotora amaguru bacitse amaguru ngo reba ukomeze. Ari ibintu yagiye kuri internet agakurura ati nyabuneka nimudufashe nimurebe dore nacitse amaguru meze. Jondi harabona blotse kuri Messenger bambeshye, bifashe igihe gafasha, byagira hagati ngasanga barabeshye ariko nkabafata. It's okay. Niko bigenda bavandi. Uwabarekeye aha tugatangira ikiganiro. Kerimo ati nanjye nkunda ijwi rya Anastasie, ahubwo abavuga nk'abantu nzibo ku Gisozi. Avuga nk'abantu ngo azibo ku Gisozi. Ajwe. Parfait yabwiraga stop lying. Muntu kire Parfait mutuke rwose. Gasana ati kuko nanjye
mvuye gukora ibyo wari wabivuze sorry. Beatrice Umuhoza, hobe cyane Beatrice, ati Karasira yari enka philosophe, ati yanze cishwaha ahagarara ku kuri n'imfura n'intwari umwaka uzabahame. Umva Bea ubwe yarabibwiriye ati muzanyica abana banyu bazapfe batonyoka. Umvise stop lying, abana banyu bazapfa batonyoka, including you nawe ubwawe. Wowe ubwawe uza hano ukavuga ubusa, mujye mugenda mujye gukina ku mubyimba bene wanyu, nta mwanya tuba tubafitiye. Kabano arabwira Gasana, urakoze cyane Kabano, ibi nanjye nifuje kubimubwira rwose, niba bishoboye akwiriye gusohoka, niba byatubwira ari ukuri abantu batangiye kugira ubwoba ati wamwizera ute. Ubu rero ikintu cyo kizatuma abanyarwanda dushira, umuntu akaza yenda akavuza induru ati ndababaye ndashonje naburaye, kubera hari benshi baza bakakubeshya ukamwinyora ntugire icyo umufasha kandi koko abikeneye, ugasanga ejo n'ejo bundi araducitse. N'uyu rero ashobora kuba koko avuye muri gereza amaze imyaka 8 baramufungiye ubusa, ibintu byose yarabibonye, ahubwo arebe neza nibaza ubwenge, arebe uburyo anyerera bataramuhitana. Niba yarabonye ibyo byose excuse me, bakaba bazi ko yabonye uburyo Karasira yishwe, yabonye aho yiciwe, yabonye ibyo bya ambulance yari yahazindukiye, itegereje ko bamwica ngo yirukankane, bakaba bazi ko yabibonye kandi yasohotse, kandi koko hari hasohotse abantu benshi. Nawe ashobora gupfa, shaka uburyo usohoka muri uko kuzimu. Kabano yabimubwiye. Namubonye Ravina yahageze. Ravina yahageze. Ngwiki? Ravina yabonetse, yatanze agatego. Oshigenda ubikuye heza. Ngomeze nsome? Ravina yahageze. What? Seriously? Okay, reka nkomeze wituma ngira amashyushyu. Rwegura ati twahageze Tabi yambi Rwegura. Kerimo ati Gasana aguhe sinye kugira ngo hatazagira za magigiri zimwiyita. Nibyo Kerimo, nibyo nimuhumure byose se ko nzabibabwira. Hano nta gapfukamunwa, ese Janari hano nta gapfukamunwa mu byibuke. ABTT2XZ mujye muboroka aba bashinyaguzi bose, inkotanyi n'urupfu. Thank you so much AB, n'urupfu ntabwo ari ubuzima, ntabwo mubona sibyo turi gucamo. Rukundo rwiza, hobe cyane Rukundo rwiza, nawe sinari ngwerutse. Yambi ati hari inyenzi yitwa Joseph ikorana na Rudasingwa iri kuvuga ko Bamara abeshya. What? Uni Joseph uwe ko Bamara abeshya ikisi? Igitabo yanditse nyamaye nka rero si nishyano. Bamara arabeshya iby'igitabo yanditse, kandi hari abantu bakiguze banagisomye. Amara ni abahetazi, abo ni abahetazi n'abakontresi barimo bashaka kumusenya. Ubona yuko hari abantu bamuhagurukiye kumusenya. Barahari, nanjye ari umuntu twavuganye ubona yuko atarimo gushaka kumva ibyo ari byo. Ndatangaye ndumiwe. Ketaramfizi ndenda ati hobe Tabiji yambi Ravina Kiki. Ubu tugiye muri boîte, tugiye kumena. Ravina uvuye atariko mwamburiye he abasheri banjye? What? Ravina seriously wakurikiraga bucecese? Ati ndahari kandi ndabakunda yo. Ati ndahari beautiful people. Umva umwirukazi mukuru ngire Jean Paul ko Ravina yabonetse, niba bari baramubuze nako ni Mathias watubwiye ko ngo na Jean Paul yarabuze. Reka tumubwire yuko ahubwo nawe agomba kwatendinga kwa Jean Paul
agatanga sinye agatanga agatego Kalisa twaramuhize Gabina, twaramubuze ngo barakurangishije byari hafi no kugera ubwami kuri bw'abakono CNN. turababaye cyane umushisharugamba nawe turimo kubona Ravina wabyumvise ko wari ukumbuwe, urakoze gutega agatego, twari tugukumbuye twese, abantu twese twari twarabonye ko wabuze. ABTT ati Madamu Tabita, nizere ko Gasana yaguhaye nimero ze kuko za magigiri zishobora kumwiyitirira zikaguhamagara cyangwa ukazihamagara. Umva mbabwiye, reka mbendekeye naho, ni ukuri ndabashimiye cyane, mbabwire birashoboka. Nababwiye magigiri yigeze kunyinjirira mu minsi ishize bambwira iby'umudamu twakoranye ibiganiro witwa Jolie Claire, nabonye ahubwo batangiye kumugarura mu itangazamakuru bavuga ngo niwe ngo ushobora gukurikira ngo nyuma ya Karasira. Sinzi, ntabwo icyo kiganiro nacyumvise, ariko nabirabutswe. Umuntu witwa Bosco Impaya yamushyize ku kiganiro cye avuga ngo niwe ukurikira Karasira. Ntabwo nzi amakuru Bosco yaba afite y'uyu mudamu kuko jyewe ntayo mperuka. Magigiri ye rero yiyita musaza we yigeze kunyinjirira, ariko nahise nyumva ko ari Magigiri umugani wanyu. Nimuhumure rero bavandimwe, ndaza gukomeza nyuma. Reka mbashime mwe turi kumwe, message zirahari ni nyinshi, ariko ndabashimiye cyane mwese abo turi kumwe muri aka kanya. Twagushije ishyano, twagize akaga, tugira leta y'abicanyi, tugira leta mbi itoteza abanyarwanda, ibasuzugura. Dufite umuperezida wanga abanyarwanda, wanga igihugu akanga n'abacyo. Mujya mubona abanyamahanga buzuye mu gihugu birirwa bakubita abanyarwanda. Nigeze kumva umunyamakuru umwe avuga, cyangwa mu YouTube avuga ati turababaye, abanyamahanga bafite agaciro kuturusha muri iki gihugu, birirwa badukubita tugataka, ntihagire udutabara, twarega ntibagire icyo babatwara, ariko twebwe bo baturega, umunyarwanda agafungwa ngo yakoze ku munyamahanga, umunyarwanda akagirirwa nabi ngo yakoze ku munyamahanga. Ngubwo ubutegetsi dufite bwirirwa bukubita abaturage, inzara irabamaze, ntacyo bibabwiye. Sinzi niba mwabonye akavideo kasohotse kuri X kasohowe n'uwitwa Rugabo. reka nguce mu ijambo cyangwa nkuzurizeho gatoya. Yego. Ako kadosiye uvuze k'abanyamahanga uvuga ni ba banyasudani bajyaga bakubita abamotari abagenzi muri resitora bakarya ntibishyure. Naje kubaza amakuru kuko hari bamwe tugenda tuvugana cyangwa se ukanarenga imipaka. Noneho ndabaza kuki abantu bo mu bwoko bitwara gutya. Barambwira ngo bariya bari ku ngoma y'uriya mu perezida wavuyeho Bashir, ari ibikomerezwa. Noneho ingoma zitangiye guhinduka, bafashe amafaranga barahunga. Abo tubona aho ngaho ni bya byana by'ibikire baje bafite amafaranga, nta buzima bugoye bazi, bafite amafaranga. Urumva bashobora no kugura umuntu, bitwara mu buryo burenze kubera amafaranga bababonanye. Baraje bagura amazu, bagira gute, bashyira abana babo mu mashuri meza, barira aho bashaka, baguhera aho bashaka. Nuko bitwara nyine kubera yuko bahoze ari ibikomerezwa mu gihugu cy'iwabo. Ngo nicyo kibitera, ubundi niho bakura kariya gasuzuguro kose. Ngo banirirwa banywa n'urumogi, hasigaye bagakubita abanyarwanda bakabasuzugura. Batabasuzugura se n'umuyobozi wabo arabasuzugura. yabagize iki se? Yabagize iki buriya? Kagame na Nyiramongi mubona ukuntu basuzugura abanyarwanda. Ariko iyo bageze bati bana bacu bazi neza yuko abanyarwanda badahari batashobora kurya. Turi imbere bariraho, turi imbere yabo, ariko bakanga bakadutera imigeri, baguma bagenda muri make barira ku mbehe yanduye, barira
nabo ubwabo ntibisuzugure kameme. Nta nubwo biyizi abari abo banyamahanga si bo babatunze, barareba amafaranga bafite bakibwira yuko bari mu rwego rw'abanyamahanga. Kubaho ko babikesha abanyarwanda. Nibibuka ubwo bafataga igihugu, Bill Clinton yaravuze ati mwivuga ngo mwafashe igihugu, igihugu cyose cyasohotse cyagiye hanze, nta bantu mufite, nta kintu mufite, nta buyobozi bushobora kubakwa gutya. Mugerageze mugarura abaturage mu ngo zabo, mugarura abaturage mu bintu mu gihugu. Ntabwo mushobora kuba mu gihugu cyambaye ubusa gutya n'abaturage barimo. None baradufata nk'inuza, sinzi icyo nabona. Mu Rwanda rw'abanyarwanda rwahindutse nk'aho ari inzuba y'imyanda. Ni gute nabo ubwabo barisuzuguza? Nta muyobozi ufata umunyagihugu ukuriye, ntawe. Niba ubwabo bizagaruka, niba bizagaruka, kandi n'ubundi barimo kwirangiza. Anastasie, en tout cas merci beaucoup. Reka rero twinjire mu kiganiro. Muvandimwe, turabizi kuri aho ngaho muri icyo gihugu turiho tuvuga, tubwire wumvise iby'urupfu rwa Karasira, wabyakiriye ute, wumvise umerewe ute, hanyuma unatwinjize mu rugendo rwose wagize, utubwire iby'abariya bavoka twumva, mbese muri make inkuru ya Nkuruyaha byagenze bite ujya gushyingura, utubwire kamwe ku kandi nk'umuntu wari uhibereye. Reka nguhe ijambo Anastasie. Murakoze. Muri make Karasira yaraturwaje. Ntabwo nari nzi ko urupfu rw'umunyarwanda ku ruhande wenda atari mu maraso yawe bishobora kukugiraho ikibazo, ariko ni ukuvuga ngo n'ubu sindamererwa neza. Ariko byanyeretse yuko abanyarwanda turi connecte mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane cyane iyo umufite ku mutima nk'umuntu witangiraga abandi, ashaka kugaragaza akarengane abandi bacamo, ashaka kwamagana ikibi, iyo nzira nawe ariyo wayoboye. Karasira baratubeshye, ntitwabyemera. Karasira bati first of all bavuze yuko bagiye kuzamukoreshereza autopsy, bakazatangaza raporo ivuye kwa muganga. N'isaha irageraga. Ndibuka ejo turi hariya Kacyiru ku bitaro, bavuze yuko raporo itarahabwa umuryango, ahubwo itangwa ku muntu ku rwego rwayisabye. Byumvikane ngo ni kuri gereza. Abo kuri gereza rero nta kintu, niba barayihawe ntawe uzi niba bazigera bagira iyo batangaza, cyangwa se ntawe uzi bizatangazwa niba bizaba binyuranye na rya tangazo ryasohotse ribeshya ko, ndavuga ngo ribeshya ko yiyahuje imiti, kunywa imiti myinshi. Nta n'ubitegereje ko ari ikindi kindi. Anyway, umuvandimwe yaratambutse. Icyabaye ni iminsi y'ikiriyo. Hari abantu bagiye babasha kugerayo, babashije kugeraho ku mugoroba wa nyuma. Wa munsi aho umuvandimwe wa Karasira yafataga ijambo, Maître Felicien Gashema akamukupiraho mikoro, atangiye kuvuga akababaro ke. Uriya Felicien Gashema ni umuroya, ariko yahoze no mu nzego z'umutekano. Ni n'umupasiteri by the way. Umupasiteri, ni umupasiteri rwose, afite urusengero, aranabwiriza. Ntukabyara aya madini washaka yanyurwa.
ni abakozi b'Imana wowe ukagira Imana. yewe mbabarira umbwire n'abakozi Ni Pasiteri kuki ni abakozi ba Eline. satani Uriya Felicien Gashema ntabwo ari Karasira wamwishakisha. Hari umushinjacyaha wo muri RIB wakunze kuba ari kuri dosiye ya Karasira, atangira amuhamagara amuganiriza ataha, amuhamagara amuganiriza ataha, amuha umurongo agenderaho ataha. Noneho biza kumera nk'aho babaye inshuti, bya bindi nyine bagushyiraho uburyarya ukibeshya ko ari umuntu wawe. Karasira hahandi urabona, Karasira ntabwo yari umuntu w'indyarya, ntabwo yari afite ubutiriganya nk'ubw'abanyarwanda bandi. Karasira yaramwizeye, aravuga ati uyu nguyu tumaze kuba inshuti, ndagenda nk'uko nawe nsanzwe ngenda, tuvugane ntahe. Ubundi Karasira agitangira kuvuga urabona ko yakwihamba uriya Bamporiki ari we watunze urutoki ajya kumbogotana ngo uvuga yuko atabyarira igihugu ngo ntakanakirerere. Karasira yavuze ati ubuzima mbayemo nuko mbona iki gihugu sinagishakiramo umugore sinanakibyarira, kuko yarazi ibibazo yahuye nabyo n'agahinda ahetse. Nyamwaniriya rero nayo ijyana urunwa ajya kumukorera politike yo kumubambisha, umugani we abamucukuriye imva. Sibyo twese byakoze umugani wa Karasira bishyira mu ndirimbo. Bamukuje mu kazi. Bakimara kumukuza mu kazi nibwo yabohokeye kuvuga, noneho atangiye kuvugira kuri mbona. Uwo mushinjacyaha baramumushinze bati mukoremo akazi. Yaramuhamagaye aramukansoringa, agerageza no kumurekrita. Bashatse kumurekrita baramubwira ngo tuzajya tuguhemba umushahara wahembwaga muri kaminuza ukiri mu kazi, ariko akazi kahinduke. Atese nakaye muramba, wowe genda iriya shene yawe ujye uyivugiraho, usingiza leta, uvuga ibyiza byo mu gihugu, uvuga ibyiza bya leta, uvuga ibyiza ikorera abaturage, udufashe guhangana na biriya bigarasha bidusebereza igihugu hanze. Ako niko kazi bari bamuhaye. Karasira nk'umunyakuri, Karasira nk'umuntu ureba hirya agasoma hagati y'imirongo, aravuga ati ni hahandi nje kunyambika icyasha, kuba munyirukanishije mu kazi si icyiza kindi munshakira, n'ubundi ibyo nzavuga byose, ibyo nzabakora byose muzarya, nanjye mwarabishe. N'ubusinda ahangaha kubera impuhwe zanyu, nta nubwo mwamamagaye kugira ngo mumfate neza. Aravuga ati ako kazi ntabwo nagakora, kuko azi neza yuko hazaba harimo kubogama. Ajya kuvuga yuko bubakira abaturage, kandi hari abandi baryamye mu mihanda munsi mu mateme. Ajya kuvuga yuko bubatse ibitaro, hari abandi bapfira mu ngo bananiwe, babuze n'uburyo bagera kwa muganga ngo bajye kwivuza. Ajya gusingiza mituweli, azi neza yuko no kubona paracetamol kuri mituweli nabyo ari ikindi kibazo. Ajya gusingiza, asingiza ibiki kandi ibyo abona indorerwamo yambaye n'imboni z'amaso ze atari byo zimwereka. We yarebaga ukuri, yareberaga mu mucyo, bo bagashaka kumucurika ubwenge ngo agume areba mu kuzimu, yumva ibyo bamubwira arangurura gusa. Aravuga ati oya, ntabwo ibyo mbikora, nimundekere umurongo wanjye, mfite umutwe ndatekereza, mfite ibindi n'ibyo nshaka gusohora, nimundeke. Bati noneho rero niba ari uku nguku, hari umurongo utagomba kurenga nka jenoside, inkotanyi zaje zikiza abantu, zarokoye abana. Bati mwarabarokoye ariko nanjye abanjye barabishe. Ngibyo uwo Vincent rero, umushinjacyaha Vincent, ku munsi ubwo yamusigaranaga, ndiwe wavuze ati rero
ubwo tuguhamagaye ukaba utari butahe, ese hari umuroya waba ufite, hari uwo waba utekereza ngo tumugushakire? aravuga ati oya, ati noneho ati ngereka ngufashe. nibwo yamushakira kuriya Felicien Gashema, nuko yahuye na Karasira. ariko Felicien Gashema bakaba yarahoze mu nzego z'umutekano mu Kijepe somehow, na department hari zo yakozemo, barayimbwiye reka mbe ndetse kuyivuga. rangije ibintu bye akora gusanga adafitemo umwete kandi akagira gutsinda, ese ubona afite umwete muke. niba ari uko yari yamuhawe n'izo nzego, Karasira yabonye uko arimo kumufasha bitamunogeye, aravuga ati ntabwo ngushaka. ariko igitangaje ni uko twagiye kubona tukabona niwe bashinze iciyo. nta kindi cyo kuvuga ngo baba bakimushinze, ntabwo ari ukuvuga ngo bababe hafi, ahubwo bari ukuza gutega amatwi ibivugirwamo, kureba ukambira impanga, kureba uwica ijisho, kureba kumva uwimyoza no kumureba no kumenya uwo ari we, bakamukurikirana. nta nubwo yari na Gashema wenyine. nibwo mwagiye kubona rero wari uhagaze iruhande rwa murumuna wa Karasira, yari umwavoka we, ariko ntabwo yari akiri umwavoka wowe. ntabwo bari bagikorana, yaramwanze kera. barangije batungurwa nuko bamwohereje. ntabwo yari aje kubw'impuhwe z'umuryango n'urukundo babafitiye, ahubwo yari ari mu kazi. biragaragara. yari ari mu kazi, bari bamwohereje nk'uri mu kazi. n'uburyo cyitwaraga warabibonaga. ni gute se umuntu w'umuroyayi, umwe arahagurutse nawe arahagurutse, arahagaze umwanya ungana kuriya. yamuteraga igitutu. wabonaga ajya kuvuga ukabona aramukomanze, ukaba wakwibeshya yuko ari ukumukomeza, kumufata umuntu ku rutugu umukomeza, ahubwo burya no kurya icyara ati ceceka. rero nawe aravuga ati reka mvuge, ibyo ntibindeba. kugeza ubwo noneho yabonye nta kindi kimenyetso ari bumukorere uretse kumwambura mikoro, ahita yifunga. wabonye ko n'umwana asubira mu byicaro bye akivuga, yari akivuga. abantu amareyakisiyo buriya yabaye yahe biriya bintu bibaye mu bantu bari bahari? ndanakubaza uko banganaga. ubihezamo niba ugiye kwikanga wibuka yuko atari aho ngaho ku bwawe, ugahita uceceka ukavuga uti gere mu rugo amahoro. ariya birazwi n'ibintu bimenyerewe. iyo ari umuntu wagiye ari mu kuboko kwa leta, byanga byakunda, niyo wabona ari umukarani ucunga ingorofani ku muryango aho ngaho, aba ari uwabo. ngomba kwitonda guhera ku munsi bavuze yuko umuntu yapfuye cyangwa yakoze impanuka cyangwa yiyahuye, kuva kuri iyo saha babivuzeho ziba zinyanyagiye. icyo gihe nta n'uwagukoraho cyakora muri uwo muryango, nta n'uwagutera n'urwara, kuko muba mugoswe bashaka kumva ibivugirwa mu mbere, barimo kureba abantu binjira mu rugo n'abasohoka. binjiye sanga bagumyemo igihe kingana iki, bajyanye iki, basohokanye iki. abantu ucungiye umutekano, abo bantu baba bacungacunga gutyo, iyo muri hariya kwa Karasira mwarababona, umuntu abababona akabamenya? bigusaba kwitegereza. kandi nawe ubwawe bamaze kumenyekana, turabazi ko tubana nabo. nkanjye ntabwo umuntu yanyihishamo uko abonye, ariko hari abaturage bashobora kubiyoberwa. noneho icyo kirabaye ku munsi wo kujya gufata umubiri wa Karasira ku bitaro bya Kacyiru. aho ngaho
urebe ukuntu ari abasatanike. Murabizi ko abanyamakuru baba bashakisha amakuru, barabanje baratinda kugeza ubwo banonceje bashyizeho kuvuga ngo urubanza rwa Papi Ndahiro Valens Papi rurabaye. Urumva ko abanyamakuru bose bahise birukira ku rubanza rwa Papi. Aho ngaho nibwo umurambo babashije kuwusohora, abantu bari bahari. N'ukuntu gake bariya ba YouTubers bose tubona ntabwo bari bahari, bose bari bagiye mu nkuru zishyushye mu Kibuye bahiritse nyine mu mwanya. Urumva ni ibintu bari barapanze. Ubundi abari bashinzwe ikiriyo ngo bashyizeho komite, aribwo hajemo Gashema, bashyizeho komite y'abashinzwe ikiriyo, gutegura ikiriyo n'imihango yo gushyingura. Nibo babigikiriyeho. Ni ukuvuga ngo ibyo byose babikoraga bavuga bati isaha iyi n'iyi ku munota uyu n'uyu umunsi uyu n'uyu hazaba hariho indi event bizaba bibangikanye, mureke tubavange mu bwonko, hatazagira abantu baboneka baza gufirima no muhango wo guherekeza Karasira. Reka nshimire n'ababashije kuhagera, bashimire pe. Nuko sababo siba nkundi neza nawe nabonye bamereye nabi, nge buriya biba byananshobeye ibyabo nabyo turabigeraho. arakundi nyine none se agira ati yakoze ibyo agomba gukora nk'uko yari abyumva muri we, ariko nanone ntibikuyeho nashakaga gusiba icyasha yuko ari we watambukije yango byo kwiyahura kwa Karasira. Nabyo biri scam, ni scam. Absolutely. Dutangarije scam. N'ubutubuzi yadukoreye. Kandi abanyamakuru bamaze iminsi bahamagara muri RIB, hamwe ukavuga ukajya kumva ngo babafunze, ngo babafungiye muri RIB, uwo bita Anita Pendo na Rocky Kimomo. Batambukije amatangazo y'uko hari abantu bahagarariye amashuri yo muri Canada baje kuri hoteli Remigo, bazaza kuri hoteli Remigo guhura n'urubyiruko bakazabereka amashuri bagomba kujya kwigamo ku bw'inguzanyo ya hafi 75% nta ngwate usabwe. Narabibonye none abantu baragiye nyine barabahamagaje ariko ndabona ko imirimo bayikomeje, sinzi niba bafunze cyangwa se baguma bitaba. Ni ukuvuga ngo abagiyeyo babuze abantu, noneho bashinja Anita Pendo na Rocky Kimomo ko ari abatubuzi, ko bakoze publicité ahari, kuko numvise Anita Pendo akora publicité. Kimomo sinamenye icyo yakoze, nawe ni publicité yakoze. Baravuga bati mwebwe mwashutse abantu, bahita bashyirwaho ubutubuzi. None rero impamvu na Jean Paul nawe atashyirwaho ubutubuzi, ubutubuzi yadukoreye yadukoreye ubutubuzi, aradusikaminga umuntu wishwe n'iki kitari cyo cyamwishe. I know. None ikintu gikomeye amushyiraho ubutubuzi gute se ari ibyabo yavugaga ari byo bari bamutumye. Icyo ni ikirego tumushyiriyeho. Yaradutuburiye, yaratubeshye, yakwirakwije ibihuha. Yakwirakwije ibihuha. Noneho ariya matangazo ya Hilary Sengabo ubushize narabivuze, bo bakoze inyandiko mpimbano, bariho inyandiko mpimbano nabo n'intuzi no gukwirakwiza ibihuha nabyo birimo. Nabo noneho bakanaregwa no gutubura, gukwirakwiza ibihuha n'inyandiko mpimbano, ko ririya tangazo ntabwo ari ryo ry'urupfu rwa Karasira. Abo ni ba Hilary. Hilary Sengabo kimwe n'umupolisi watinyutse gusinya ririya tangazo
byasohotse muri polisi bivuga ngo Kizito Mihigo wari uri muri custody yahuje isuka. Nawe n'ubutubuzi ni inyandiko mpimbano kimwe n'uriya mugore ubushize navuze buriya ari Michelle Muhozi nawe ariho ubutubuzi n'inyandiko mpimbano. Noneho ni mpuzamahanga ko yabivugaga isubiza Human Rights Watch, itangazamakuru bya leta mpuzamahanga. Dukomeze. Umubiri wa Karasira turawufashe bakeya. Hari Jean Paul n'uwitwa Mwizerwa. Mwizerwa Ganza kuri Ganza. N'abandi bakeya ababyeyi bababaye cyane ariko ukabona higanjemo udusore nawe uratwumva nizanshinga amatwi nuko nyine izo ngizo zita za maneko zineka ibiki ko byaziciciyeho. ukajya kuneka urupfu rwa Karasira ibyo wakagombye kuneka ntabyo uzi ibifitiye igihugu umumaro ntabyo muzi ahubwo murimo kujya kuneka hejuru y'ubucucu. Turagenda tujya mu misa, padiri asoma misa nziza. Biriya byose bashyiraho ngo abantu biyahuye burya ni ukuvuga ngo baba banduje isura y'umukristo kuko muri Kiliziya Gatolika umuntu wiyahuye ntasomerwa misa. Baba bashaka kugutandukanya n'umuryango wa Kiliziya Gatolika kugira ngo batagusomera misa, bataguherekeresha amasengesho, bataguherekeza neza. N'abatindi bakora ibyo bazi, bakora ibyo bateguye. N'abatindi babica. Kora misa baramusabira. Ubona ni ibintu ubona ko kameme bishobora no gutuma imitima yari iri hejuru imanukaho yururuka. Kuko n'ubundi ariya masengesho ntabwo araya gusa. Kuri ubona batera amazi y'umugisha batwika ububani baba barimo baherekeza roho kuko kuriya kwabo giturumbuka bari no mu mubabaro bari mu gahinda ntabwo roho ihita izamuka neza. Amasengesho icyakora ni ukuyiturisha noneho padiri iriya mihango yose akora ni ukuyiyobora akatandukanya iyo roho yari ifite ikibazo bakayiyobora ikazamuka kuko iba yabaye staka. Ubundi spiritually iba yabaye staka. Ni ibiki bibaye ko mperutse narindi muri gereza, ibiki bibaye mbona umubiri wanjye hariya ni iki cyabaye. Hariya rero baba barimo kuyambutsa noneho yo ikitahira mu mahoro. Nibyo twabonaga indirimbo umuvandimwe wayisohoye Imana imuha umugisha, n'Uwiteka wamumurikiye, n'umwuka w'Imana wamumurikije. Karasira yakirwa na Kizito Mihigo nk'abavandimwe, abantu banyuze inzira imwe, abantu banze urwango, abantu banze ubutiku, abantu bamurikiwe bakanyura inzira y'umucyo bagiye guhura noneho nyuma y'impamvu imwe yo kubica ariyo yatumye bavanwa mu buzima. Ari bamwakira ati ngwino witurire aheza atagira imibabaro. Ati numvise yuko nawe ibyanzanye ibyo bambeshye nawe aribyo bakubeshyeye. Byaransekeje cyane. Mu ijuru nta kubabara nta. Karasira araruhutse, Kizito araruhutse, n'abandi abo banyamihirwa. Ariko Imana uwo tuzadushingura tujye dushima Imana. Urabona ntabwo twabuze tutazi irengero ryabo kandi ni nabo benshi. Uwo tuzajya tuhabwa gushingura nabyo tugiye tubishimira Nyagasani. Ubwo y'abantu ni babi, n'abatindi babi n'abatindi bo gatsinda. Misa irasomwe, umupadiri turagenda no ku irimbi
bakomeza amasengesho Mm. mu gihe cyo kumanura imva umurambo mu mva murumuna wa Karasira Aime nyine murumuna wa Karasira Aimable ari we bita Aime Uzayisenga Karasira nabwo arahambuka agira ate arahambuka Mm. umva arimo aravuga Aimable ntabara wisiga ndukora ntabara ageza nubwo avuga ati yes wangiriye ute muri iyi si ko ntakubonye ibintu nk'ibyo ngibyo ndumva yarafashwe n'agahinda kamurenze ibyo bivaho ariko birarangira bashyiraho indabo turataha umuvandimwe yarashyingurwa turataha tuhava ntawe uhakomerekeye nyine umwe wese yabaga yitwararise gusa urabizi ko itangazo ryo kubika Karasira bavuze yuko ari ku itariki 7 yapfuye ariko attention umuryango we ku matariki ari ku musaraba wanditseho ko ari itariki 6 ako kantu mukitondere ngo iki 6 niko banditse 6 z'ukwa gatanu ninjiraga kandi gereza yatangaje ko ari ko yapfuye ninjiraga harya bagombaga gusohoka ryari si roseti kuri 6 justement kuri 6 ariko se umuryango ugomba kwandika ibyo leta yababwiye I don't know ibyo bari yabicaye ntawamenya bandika ibyo banditse ntawamenya niba bitari kuri seritifika wenda atariho babikuye ntawamenya ariko handitse yuko ari ku itariki 6 ako kantu nyine urumva ni ka paranteze